nibwo rabwiye umunyonzi ati se duhagarare tumufate. Umunyonzi abati kigeraho n'akandi gisore ntabwo twagishobora, reka twikomereze. None bamwe mu baturage bakomeje kugenda bavuga nyiri izo nkwavu yagiye ku ndege nawe ntiyagarutse. Uyu nguyu mu gitondo bamubwiye bati ngwino uriho inkwavu, ngo njyewe ngo nta, aravuga ngo nibandike mu rupapuro ko ari imfashanyo muhaye atari inkwavu ari kuriha. Noneho twe turamubwira tuti hello, ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikirana Imvura TV kabisa, reka mbashimira cyane. Uyu munsi twongeye dufata bisi twerekeza mu karere ka Gatsibo. Tukimara kugera mu karere ka Gatsibo twahasanze abajura cyangwa se abakamejeje mu kuzengereza abantu, aho ngo bagiye biba abantu benshi cyane badasanzwe, aho bibye amamatera, aho bibye amafaranga, bibye amatungo. Abenshi no bagerageje no kugira ngo bakata abandi amaboko ku rwego rwo ko barakangishaga abandi bikangisho byo kubabwira ngo bazaca abana amajosi. No kuvuga ngo aha ngaha mu karere ka Gatsibo hakomeje kugenda hagaragara inkuru zidasanzwe. Ngira ngo mu minsi yashize niho mwabonye inkuru y'umugabo ngo waje kuba yagira umusheri w'inka cyangwa se wabyaje inka. No kuvuga ngo ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa hano muri kano karere. Uyu munsi rero twongeye twatera agatebe turavuga ngo reka tuhaganire tumenye ikiri kuhabera, ikiri kuvugwa kuri bano bajura. No kuvuga ngo rero uyu munsi twahageze ni mu karere ka Gatsibo, ngira ngo mu murenge wa Kabarore. Tumaze kujya mu murenge wa Kabarore twerekeza mu kagari ka Kabeza. Tukimara kujya hano rero Kabeza twahasanze abajura benshi cyane. Banzure video. bazanye ibitoki by'abantu yamaze, basanze yarateye urumogi. Uyu muntu ni ingegera, ahubwo twajwemo n'ingegera, hagarariye abajura bose. batunzwe n'inyama ni nk'intare. nawe wabibone, wabonye ukuntu babyibushye. Bamfatanye televiziyo no gose ni amezi atatu. Bose ni inzara. Ngira ngo ukimara kubona video ushobora kwibaza ngo ibi bintu bibaho koko. Ndetse ngira ngo mwabonye abajura bagiye batandukanye aho bakomeje kugenda bemera ko nabo ari abajura, ari bisambo, aho bakomeje kugenda bavuga ngo biba kubera inzara. Ndatekereza kubona umuntu w'umusore ungana gutya, umuntu ufite imbaraga, ufite amaboko angana gutya, yamara kubona ageze mu maboko ataraye akavuga ngo yiba kubera inzara. No kuvuga ngo rero aba bajura bombi uko mwababonye ntabwo bose ari abantu muri Kabeza cyangwa se ari abahangaha muri mu murenge wa Kabarore, ahubwo ngira ngo uyu murenge wa Kabarore uhana imbibi n'umurenge wa Kinteko. Babiri rero ni abaturutse Kinteko cyangwa se mu murenge wa Kinteko. Bamaze guturuka muri uwo murenge nibwo bahise bambuka bakajya baza kwiba amatungo, bakiba n'ibikoresho byo mu ngo, amagaze, amamatera. Bagerageje kwibanga inkwavu, biba byinshi cyane bidasanzwe byinshi. Noneho bakimara kwiba nibwo abaturage baje gufata umwanzuro, barabanga abantu reka tubagogere tumenye abari bo tuzabagwe gitumo. Rero aka kanya ntabwo bano baturage ari bo bafashe visa bano bajura bonyine, ahubwo bifashishije irondo, bifashisha abantu bashinzwe umutekano. Babati rero mudufashe turebe bano bajura tubafate kubera ko baratuzengereje. Ati mu minsi ishize ngewe nagiye mu isoko, ngira no mu mama umwe tuganira tugati yagiye mu isoko rya Rwagitima. Amaze kujyayo mugera ari ku igare ahura n'ikijura kimwe kikoreye inkwavu. Arabati se iki gisambo ko nta nkwavu cyoroye, ko nsanzwe nkibona iki kigabo izi nkwavu kizivanye. Aravuga ati rero iki kigabo reka nkireke wenda nikomereze mu isoko, nimpura n'abandi wenda bashobora kumfasha tukamenya inkwavu yibye cyangwa se niziwe, tukamenya imva n'imvano uko byifashe. Nibwo rabwiye umunyonzi ati se duhagarare tumufate. Umunyonzi abati kigeraho n'akandi gisore ntabwo twagishobora, reka twikomereze. None bamwe mu baturage bakomeje kugenda bavuga ko bano bantu bafata amatungo bakayiba bakayabaga bagahunika inyama. No mu guhunika inyama abaturage bakomeje kugenda bigaruka bati bino bisambo ni ibisore ni ibijeya biba byarariye. Ati bifata amatungo bikayabaga, byamara kuyabaga bigafata inyama bikazibika bikazihunika za bimuranzi imiranzi bikajya bizirya. Ati niyo mpamvu ubona ari ibisore birya utubenzi, birya inkwavu zacu, birya ihene zacu. Nuko bati bino bisambo ntabwo nubwo waba uri umuntu umwe ntiwagifata, nubwo muri batatu nimwagifata mu giheze. Babisaba rero bisaba inteko abantu benshi kugira ngo babafate. Niyo mpamvu ubona hano hahuriye abantu benshi cyane, ari bo bari kugenda, ugerageje kumujombi no ugerageje kumukubita umugeri, ugerageje kubita urushyi. Abaturage mbese byabanze mu nda ku rwego rurenze. Rero no kuvuga ngo uyu mudamu akimara kugira mu isoko yahise ahura n'abadamu bagenzi be
baravuga ati iki gisambo kibye inkwavu. Abandi baravuga ati rero nta gihamya dufite, reka tubireke tuve mu isoko, wenda nitugera muri kayitsi tuzamenya uko byaje kuba byagenda. Bageze muri kayitsi rero basanga urugo rumwe rwibwemo izo nkwavu, nibwo bahise baterana baravuga ngo abajura bibye inkwavu turabazi, hariho twabonye uzishora, reka dutegereze nitumubona tuzamufatira muri karitsiye. Nibwo rero bino bisambo byaje gufata igihe cyabyo, biratekereza ngo nta kundi kuntu turi buze kongera kubona amafaranga, reka dusubire kwiba hahandi niho haba harinjije. Bamaze kugera rero ngaha muri Kabeza, bamaze kuhagera basanga abaturage nabo bacanye ku maso, bahagera ari abajura babiri. Bivugwa ko umwe yabacitse, ariko hari n'undi mujura nanone wakoranaga nabo wari utuye ahangaha. Binavuga ko bageze mu rugo iwe bakasanga ahinga urumogi, cyangwa se basanga hari imirama y'urumogi afite yayoreje, cyangwa se hari ikinogo kirimo n'urumogi ahingamo. Rero no kuvanga abaturage bamaze kubona abo bajura bahageze, umwe arabacika, noneho bagerageza guhita bafata wa mujura wundi, ariko bamufata amaze kwiba afite matera, afite gaze, afite na telefone. Noneho uyu nguyu wundi wa kabiri yaje kuba yakwerekanwa cyangwa se atangazwa n'uyu mujura bafashe, aravuga ati ngewe hari umujura dukorana ubaha ngaha gutya na gutya. Bagezeyo basanga ni umujura, n'ubundi basanga nawe ngo ni umuntu ufite inyama mu rugo, basanga ni umuntu bari bazi wagemwaga inyama ku mabusheri, basanga ni umuntu wari uzwi. Noneho ngo bano bajura bari barakoze timu, aho bafataga abantu bakabaha inyama bakajya bazizunguza mu baturage, ariko abaturage ntibamenye izo nyama hano zavuye. Kumbara abo bajura bazibye bakabaga amatungo bakayaha bamwe mu bantu babo bakazizunguza, ndetse hari nizo bajyanaga ku mabusheri bakazirangura. Rero abajura bakimara gufatwa, abaturage babazanye, duhamagara abayobozi mu gihe bari batarahagera. Abaturage bagerageje gushaka kwihanira turwana nabo, turabaye ati ibyo wireke ntabwo ari byo, ariko babona ko bafite umujinya ndetse n'uburakari. Bamwe bavuga ati twibwe ihene, abandi twibwe inka, twibwe ibikoresho byo mu rugo. Mbese no kuvuga ngo bano bajura icyagaragaye cyo bari barabazengereje. Murongo wa telefoni twaje kuba twahamagara umwe mu bayobozi, twitabwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kabeza, Mutabazi Fred. Noneho adutangariza byinshi ku byo twibazaga, ati abo bajura turabazi, bakomeje kugenda bavugwa, dore ko hari n'umwe dufite twafunze aka kanya uri mu maboko y'ubutabera, cyangwa se twashikirije urwego rw'ubugenzacyaha RWIB, akaba ari gukurikiranwa ku icyo kibazo cy'ubujura. Ati rero nimba abo bajura n'ubundi baje kuba bafatwa, reka natwe tuhagere. Rero bakimara kuhagera nibwo twaje kuba twabaherekeza, turagenda tujya kurira mu rugo rw'uyu mujura. Nanone dusanga koko hari bimwe mu byo atunze n'ubundi yibye. Dusanga nanone hari icyobo acuruza ahingamo urumogi, cyangwa se itabi ry'urumogi. Noneho bamwe mu baturage bakomeje kugenda babigarukaho bavuga ati aba bajura ni abagome ku rwego rukabije. Noneho ngo uyu nguyu twajyaga dushaka kumutanga, akavuga ati ntabwo umuntu wese wantanga byamugwa amahoro, dore ko hari n'uwo ngo yigeze bikangisha amubwira ngo nuramuka umvuze, cyangwa se nihagira icyo numva wamvuzeho ko ndi umujura, umwana washobora kuzajya kwiga nkahita mukata ijosi. Noneho harimo n'umuturage waje kuba yatemwa ukuboko, atemwe n'umwe muri bano bajura, kuko bibaga bamara kwiba n'ubundi bagakora ubujura bitwaje kiboko, bagafata abantu bakabangiza. Wumva hari umuturage baje kuba batema ukuboko bashaka kumwiba, ariko ngo umuturage yirwanaho birangira batamwibye, ariko basiga n'ubundi bamwangije. Rero no kuvuga ngo ahangaha abaturage bakomeje kugenda bavuga amagambo menshi cyane, kandi ubona ko ateye agahinda kayo nawe koko wayumva ukumva ibyo bavuga bafite ukuri ku bwa bano bajura. Noneho abayobozi twagerageje kubabaza, batubwira ko bakomeje guhashya ndetse no gufata ingamba zo kugira ngo barwanye bano bajura, dore ko n'ubundi abajura bahari atari na benshi cyane badakanganye. Urumva bamwe muri ba ruharwa bari bamaze gufatwa, gusa hari undi ukekwa ko ari umujura ariko utabashije kuba yaboneka. Nawe aka kanya inzego zikomeje kugenda zikurikirana kugira ngo zimenye amakuru neza akantu ku kandi, nimba ko kari umujura nawe babashe kuba bamushyira mu mvuto. Mikrofone z'Imvura TV ni jewe Peace, ndi mu karere ka Gatsibo, hano mu kagari ka Kabeza, umurenge ni wa Kabarore. Reka rero mbashimire, Imana ikomeze kugenda ibana namwe, kandi nanjye ndakuma kugenda mbagezaho amakuru yose akantu ku kandi hirya no hino uko byifashe. Wakoze subscribe, gerageza nimba utarayikoze kabisa, niwo mugisha tugusabye kugira ngo uduheshe. Imana iguhe umugisha kandi Imana ibarinde. Imvura TV y'umugisha.